Reka nanone mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro n'imigisha kandi mbaha n'ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ikiganiro kijyanye n'ubuzima. Rero reka mshimire wowe utahwema kudukurikira kuri uyu murongo Tampirasi Ministry, kandi ugashyiraho komanteri, ugashyiraho like niba ubona yuko bifite umumaro, ugakanda subscribe niba ubona yuko ari ngombwa kuba umwabone, kugira ngo tujye tubasha kubona inama zadufasha. Tugiye kureba uyu mwanya, tugiye kureba ku kibazo cy'impyiko. Ibiribwa umuntu ashobora gukoresha bishobora gufasha impyiko, n'ibyo umuntu akwiriye kwirinda, nibyo tugiye kureba. Ibi rero Imana yabiduhayemo imigisha kugira ngo tubashe gufasha abantu mu buryo bwo kwivura byoroheje. Bibutsa yuko iyo abantu bafungura mu buryo bworoheje babasha no kwivura mu buryo bworoheje bigakunda. Kurya neza rero ku muntu mukuru ni ukurya ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Kurya neza ku mwana mutoya ni ukurya ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda, kuko kwirinda biruta kwivuza, cyangwa se dukwiye kwirinda mu mirire yacu kugira ngo tubashe gufata neza ubuzima bwacu. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye yuko waduhaye byinshi twari dukeneye kugira ngo tubashe kubaho neza. Ubane natwe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Food as medicine, ibiribwa nk'imiti. Ubundi niyo nsanganyamatsiko yacu. Tugiye kuresoma amagambo make muri iki gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Ubwo ni kuri paji ya 37. Yesu azi ingorane za buri muntu, yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazisinyishije amaraso ye. Yesu ntabwo yagutereranye n'ubwo waba urwaye, kandi nanjye ntiyantereranye. Ari hafi yacu kuruta ikindi gihe cyose. Twarimo dusoma aya magambo make yari kuri paje ya 37, kubera ko ari magufi ndumva nayasubiramo. Yesu azi ingorane za buri muntu, yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazisinyishije amaraso ye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka turebe muri ya nsanganyamatsiko yacu. Ayo magambo ni meza cyane, kandi ni amagambo adutera ibyiringiro, kandi nawe aragutera ibyiringiro. Reka turebe ubundi impyiko ni iki. Impyiko zifasha umubiri gukora uturemangingo tw'amaraso. Indwara zifata impyiko: Kidney infection y'impyiko, Kidney stones, amabuye mu mpyiko, impyiko zidakora neza. Ibimenyetso by'uko impyiko zifite ikibazo: kubabara umugongo wo hepfo, inkari zihindutse cyangwa se inkari zihinduye ibara, kubyimba amaguru cyangwa mu maso, kunanirwa no kubura imbaraga. Uko wakwirinda indwara z'impyiko: kunywa amazi ahagije. Turaza kubibona mu byo umuntu ashobora gukoresha n'ibyo umuntu ashobora kwirinda. Kunywa amazi ahagije. Kurya neza bisobanuye iki? Ni ukurya bya bindi dusanzwe tuvuga, kurya ibintu birimo imboga n'imbuto cyane, ibirinda indwara n'ibigenza gute, n'ibitera imbaraga ku bantu bakuru, abana bato, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Kurya neza, kugabanya umunyu, kwirinda kunywa imiti utahawe na muganga, nabyo ni inama batugira hano. Reka turebe noneho ibyo dukwiriye kwirinda. Ahangaha kuri iyi foto baratwereka impyiko irwaye n'impyiko nzima. Healthy Kidney na damage Kidney, avoid dialysis. Noneho kuri iyi foto murabona yuko hariho ibiribwa bibujijwe n'ibiribwa umuntu ufite ikibazo cy'impyiko yashobora gukoresha, cyangwa se ushaka kwirinda ashobora gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Reka tubanze turebe ibyo umuntu akwiriye kwirinda. N'ubundi ibyo umuntu akwiriye kwirinda ni bya bindi n'ubundi tugenda tubona ku ngingo tugenda tuvugaho zitandukanye, muzagenda mubibona. Harimo processed meat, inyama zitunganyijwe mu ruganda, harimo za jambo, za sosisi n'izindi zose zikorwa mu ruganda, izo zirabujijwe. Harimo amafiriti, harimo iza hamburger cyangwa se za pizza nazo zirabujijwe ku buzima bw'impyiko. Harimo umunyu mwinshi, harimo alcohol, harimo inzoga. Ibyo ngibyo bikwiriye kwirindwa. hariho soda cyangwa se fanta, hariho coca kuri iyi foto murabibona ko hariho za coca,
harimo amakeke, keke hano ziriho n'amayinaji murimo murayabonamo hano yuko nabyo ari ikintu cyo kwirindwa, ariko noneho ni byinshi cyane biriho hano kuri iyi foto murabibona, ariko hariho n'ibikwiriye gukoreshwa. Ibikwiriye gukoreshwa ni bya bindi rero biri muri ya nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo food as medicine, cyangwa se ibiribwa nk'imiti. Nibyo dukwiriye gukoresha, ibintu dukwiriye gukoreshwa cyangwa se ku muntu muzima, cyangwa se ku muntu ushaka kwirinda kuzarwara impyiko, cyangwa se ku muntu ushaka ku muntu basuzumyemo utubuye wenda turi mu mpyiko atararwara impyiko, cyangwa se utubuye turi mu ruhago dushobora gutuma arwara impyiko. Baratwereka ibintu bikwiriye gukoreshwa. Umuntu akwiriye ngo eat more, cyangwa se umuntu akwiriye kurya ku bwinshi. Harimo blueberry ni inkeri z'ubururu, cyangwa se wabona n'inkeri zisanzwe z'inyarwanda nazo wazikoresha. Harimo imbuto nka pome, harimo cabbage, amashu, harimo tungurusumu, harimo igitunguru cy'umweru kukirya amasalade, kurya igitunguru cy'umweru muri salade. Harimo imizabibu, uramutse ubonye umutobe wayo cyangwa se ukayibona ukayirya. Harimo amavuta ya olive oil, harimo ubunyobwa, harimo shufurere, harimo pavuro y'umuhondo, nayo yagufasha ku kibazo cyo kwirinda kurwara impyiko cyangwa se yego. Rero ahangaha kuri iyi foto murabona ko handitseho ngo bishobotse ushobora kwirinda dialyse, cyangwa se kumwe bajya kugeza gute, bajya kwikogesha impyiko. Ushobora kwirinda dialyse ukoresheje ibi biribwa birimo hano munsi uri kubonamo hano. Ni ibiribwa bitandukanye biragaragara neza, kandi noneho ushobora kwirinda dialyse wirinze ibi biribwa biri processes mu nganda. Urabona ko harimo amafiriti, harimo za pizza, harimo za sosisi, harimo za inaji, harimo umunyu, harimo alcohol, harimo za soda. Ibi byose bikwiriye kwirindwa. Avoid dialysis ushobora kuyirinda ukoresheje, cyangwa se kwirinda uburwayi bwo kuzagera ubwo uzajya ukoresha dialyse z'impyiko zawe. Mu rwego rwo kurwara ukwiriye kwirinda ugakoresha ibi biribwa biri hano biri kugaragara ahangaha, kandi ibi biribwa 80% biri hano bishobora kuboneka kandi mu buryo bworoshye kandi budahenze. Niyo mpamvu dukwiriye kugenza gute, dukwiriye kwita ubuzima bwacu harimo kwirinda, kuko iyo umuntu ariye byoroheje, kurya mu buryo bworoheje bituma univura mu buryo bworoheje bigakunda. Mu gihe utarya mu buryo bworoheje cyangwa udafungura mu buryo bworoheje, bigusaba urya mu buryo bugezweho, bigusaba no kwivuza ukoresheje ubuvuzi bugezweho cyangwa se imiti igezweho. Reka dusoreze ahangaha tubashimira. Iteka abane nawe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko waduhaye byose mu biganza byawe. N'ubundi komeza utwongera imbaraga n'ubwenge no kumenya gutunga amagara mazima. Nitwe dukwiriye kuyarinda. Turagusabye ngo twongere imbaraga, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.